njyewe Imana yaraye insuye mu nzozi irambwira ngo narapfushije. Mbona ndi mu bitaro byari byuzuye ababyeyi babyaye, nabonaga ibyo bitaro ntabizi, ariko nkabona ababyeyi bari aho benshi bagiye babyara mu buryo bwa sezeriyeni, abandi ubona benda gupfa, abandi ubona ko Imana yabagaruriye ku mwisho wa nyuma. Wabonaga ko abantu bagiye babyara muri ibyo bitaro bakabyara mu buryo bugoranye ariko bakabyara. Noneho ngo nabonaga buri mubyeyi wese ashishikajwe no konsa umwana we. Mbona umurimo wakorerwaga muri icyo cyumba wari umurimo wo konsa abana, nabonaga buri mubyeyi arimo aronsa umwana we. Hanyuma uwanyerekaga numva ijwi rivuga ngo urabona uko bari ababyeyi bonsa abana babo, ndabibona bamaze kubabyara. Ati nturuzi nuriya wabazwe, nabonaga umubyeyi wabazwe ufite igisebe ariko wihanganye urimo ushinyiriza kugira ngo yonse umwana. Yego, numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira ngo iyaba mwese namwe mwashinyirizaga ntimunsekere mfusha. Ati uriya mubyeyi urabona atashinyirije yonse umwana we, ni ati kuki abantu batagishinyiriza bonsa abana banjye. Gushinyiriza bonsa umwana ni ukwemera ukaba mu murimo utukwa. Gushinyiriza bonsa umwana ni ukwemera ukambara umwambaro umwe ariko ukavuga ngo ndi umukristo. Gushinyiriza wonsa umwana ni ukwemera ukavuga uti nubwo uyu murimo mbona urimo ibihanda n'ibinaniza ariko uyu mwana ndamwonsa. Nabonaga neretswe umubyeyi wabyaye yakorewe sezeriyene mu buryo buhambaye. Ndangije ngo ngiye ko mbona arimo aravirirana, ariko nkabona umubyeyi ashinyiriza yose. Noneho mbaza uwarimo unyereka, ndamubaza nese niki gituma unyeretse ibi? Irambwira ngo umbwirire ubwoko bwanjye uyu munsi ngo nibushinyirize bwonsa abana. Shinyiriza wuzura umwuka wera, ushinyirize tujye mu ijuru. Yambwiye ngo unyigishirize ubwoko bwanjye gushinyiriza bwonsa umwana. Ndavuga ubwo bugingo bw'imbere. Shinyiriza urinda ubugingo bw'imbere. Uyu munsi hariho umuntu uvuga uti none se ko ibyaha ari byo bintunga, nimva mu byaha nzabaho gute? Uko ushinyiriza wabyaye ugashinyiriza wonsa umwana, shinyiriza wonsa n'uwo mu mwuka. Nabonaga umubyeyi ataka yarandi imbere, ariko umubyeyi ashinyiriza yonsa agahindura ashyira ku rindi. Numva ijwi ry'Imana ngo ugende umbwirire ubwoko bwanjye uyu munsi mu iteraniro, ubambwirire ngo bashinyirize bonsa abana bo mu mwuka. Nushaka kugira uruhare mu by'Imana, mwese mwabaye abavumbi mu rugo rwa data, ntago mugishaka kugira ukuboko mu bwami bw'Imana. Ndababwiza ukuri, uyu munsi wa none urebe se mu bwami bw'Imana tujyamo nuwe musanzu ntanga. Ese imbaraga zanjye nkoresha musore we, reka nkwibutse ko uyu munsi harimo abantu baryamye mu bitaro. Hari abari CHK na Faisal, hari abari Kanombe no mu bindi bitaro by'isi. Ikintu kimwe barimo babwira Imana ni icyo kwibutsa Imana imirimo abakoze no kubwira Imana kongera kubagarura. Uramutse utereje amaso Rusororo ukareba Nyamirambo buryo huzuye, wakibaza ngo ese nuko wowe uri ikintu gihambaye? Wakabaye wibaza impamvu mu mubare w'abari Nyamirambo utarimo, mu mubare w'abaryamye Rusororo n'Iremera utarimo, n'ahandi henshi henshi muri iyi si. Warangiza ukibaza ijambo rikomeye ngo wowe ujya wibaza ngo Imana n'isi yasa ntibaho. Ese Imana ni iki ku buzima bwanjye? Igisobanuro cy'Imana ni uburinzi bw'ikikurinzi. Wakabaye wibaza ngo abato baragiye, abakuru baragenda. Nuramuka ushaka kumva Imana ukumva mugena ubutumwa bwiza nkubwiriza ntibugufasha, usura ibitaro bya kanseri bibitsa abarwayi ba kanseri, nibwo uraza kumenya icyo Imana yakoze ku buzima bwawe. Nuza gushaka kumenya neza Imana ku buzima bwawe, usura ibitaro bikwereke umubare wabo bapfushije, wabaryamye muri moruge cyangwa bagufungurire moruge gakeya.
bakwereke kuva ku wa mbere kugeza ku wa nyuma, byibuze urasohoka muri icyo cyumba wize. Hari impamvu Imana yagusigaje. Imana ntabwo igusigaje ngo ubere igihanda abandi. Imana igusigaje ngo ukore imirimo myiza. Cyatumye igusiga ikireti kwari kugira ngo utunganye ibidatunganye. Uyu munsi wa none wibaze ngo ese sinaba niba ari ikintu gisigaye kimbabaza abarokore. Nyura ahantu Imana yapfushije mwatwenze. Ni ukuri pe, abarokore batwenze kera ubundi. Niba mubyemera reka mbahe urundi rugero rw'ikindi cyigisho nakunze gutanga. Iki cyigisho nacyigishije 2023 uwo mwaka, ariko reka nkigaruremo gake. Icyo cyigisho cya 2023 cyari gishingiye ku mukozi mu rugo n'umwana mu rugo. Ubundi Imana iyo twakijijwe tukihana tukuzura umwuka wera tuba abana mu rugo. Twabaye abaragwa b'ubwami bw'Imana, tuba abatambyi mu rugo rwa Data. Kandi umukozi mu rugo ntashobora kumenya icyo shebuja akora, ariko twebweho ntabwo tukiri imbata gutyo. Kristo asigaye atubwira icyo agiye gukora, akanakitumenyesha kitaraba, kuko twe turi abana mu rugo. Iki gihe nabwo nari naragize iyerekwa. Cyari icyigisho nakimazeho amezi 4. Nari ndimo nigisha abantu mbahugura, mbwira umuntu ngo ngiye kukubwira ahantu habiri wowe uraza kwisanga aho uri n'icyo uri cyo. Ubundi nk'uko mukunda kutubwira ngo turi abakozi b'Imana, nuko nta yindi terime cyangwa ikinyarwanda cyacu ari gike, ariko ubundi ntabwo turi abakozi b'Imana. Twebwe turi abana mu rugo, ahubwo bahisemo inshingano zo gukorera Data. Kuko tubaye turi abakozi mu rugo, umukozi mu rugo nta munani agira, nta gakondo agira, asezererwa uko bigenze kose ashobora gusezererwa. Kandi ngewe muri ubu bwami bwa Data mfitemo gakondo, nkagira umugabane, ndi umuraganwa na Kristo kuzaba mu bwami bw'Imana. Noneho ikintu kikubwira kuri umukozi, ikintu cya mbere umukozi cyangwa umukristo w'umukozi waje mu bwami bwa Data ntahindurwe n'amaraso Yesu ngo abe umwana, ahubwo akaba umukozi. Umukozi agereranywa n'umushyitsi. Ikintu cya mbere kiranga umukozi, ahora apima intege nkeya zo kwa nyirabuja no kwa shebuja. Iyo nyirabuja na shebuja habayeho kutumvikana, nicyo gihe cye cyo kubataramana no kubasebya no kubavuga uko bari n'uko batari, kuko we ahora acunganwa n'intege nkeya zahakorera. Icya gatatu, nta kindi baba bapfana amafaranga n'umushahara. Ubu dufite abantu bari mu bwami bw'Imana bapfana n'Imana amasezerano n'ibyo bayishakaho, ariko ntibahisemo kwibabera umwami. Ubu harimo abantu bari imbere y'Imana ariko itari umwami ku buzima bwabo, ahubwo ari icyo bayicungaho. Iramutse ibaye umwami, hari ibintu 5 ndibuze kuvuga wakabaye uyikorera kubera ko ari umwami ku buzima bwawe. Ntago rero Imana yabaye umwami, ahubwo ni ahantu uza kuvoma mu gihe byagukomeranye. Ntiwigeze uhitamo gukorera ubwami bw'Imana, ahubwo wahisemo kubarirwa mu gice cy'abakozi. Uyu muntu akorera ku jisho. Iyo turi mu iteraniro niwe ushinzwe kuvuga ngo kuki bavuze ibi, kuki bavuze icya 10, kuki bavuze amaturo, ese ubundi kubera icyo asengera urangiye akaba atansengeye. Bacumuzwa na gato bagacumuzwa na kanini. Bo igituma baba mu iteraniro, bahawe akazi na Satani ko guhora bagenzura banananiza abana b'Imana, kuko bo ni abakozi. Ikintu kibaranga ni iki? Aba mu iteraniro we hari icyo ashaka, iyo atakibonye aba yarihaye amezi cyangwa tageti. Nk'uko umuntu yinjira mu kazi akavuga ngo ibi nintabibona nzahita mpindura nshaka kandi ahandi. Aba bantu aravuga ati uyu mwaka niwe ngiye gusenga Imana impa umugabo, niramuka itamumpaye nzahita njya mu bapfumu naho ndebe. Ikintu kibaranga bagira benshi. Niwe muntu mushaka gusengana na hariya akaba hari na hariya. Ntago ari uko afite inzara n'inyota by'agakiza, ahubwo afite inzara n'inyota by'uko amatwi yashaka kumva ibigendanye n'irari rye.
iri jambo narihashyize muze kuryitegereza neza. Mika ibice 3:5-8, iryo jambo turaza kurihagararaho turisome mundi dusenge. Hanyuma umukozi mu rugo, ikintu cya mbere kimuranga, abana n'Imana kubw'amasezerano cyangwa icyo ashaka. Amasezerano y'ikintu ashaka, arashaka akazi. Iyo ashaka akazi asenga mu gitondo, agasenga yitatu, buri uko nshyizeho amasengesho arayasenga, ariko ntabwo Imana iraba umwami ku buzima bwe. Icya gatatu, umukozi ashinzwe kumenya intege nkeya zabereye ahera hahera, hanyuma akaza kubigira inkuru. Niwe wa mbere usohoka mu iteraniro uvuga ati aro atuzi ati iki, atuzi ko twagiye mu materaniro aha, atuzi turi mu cyumba turi ku rusengero, ati umushumba yavuze ngo abantu ngo bazajye mbese bize ngo mu magambo 15 navugiye hano. Ijambo ryaba ryanshitse cyangwa ridafite umumaro, we niyo sayidi rimwubakamo niryo atahana. Bivuze ngo amagambo navuze meza n'ibyubaka, ibyo ntabwo bimugwa mu matwi, ariko nayungurura mu magambo navuze, bivuze ngo baba bashinzwe kuyungurura ikibwiriza. Abakozi mu magambo navuze, niba naciswe wenda nkavuga Suzana, nkavuga ni Suzana riri, ubwo icyo kintu nicyo acyuye mu iteraniro, nta kindi kintu yacyuye mu materaniro yabaye amasaha 5, acyuye icyo kuko ni umukozi. Ikintu kiba gitumye acyura izo ntambwe, umukozi mu rugo yishimira kubona umurimo w'Imana wacanyweho umuriro, uhanganye uri mu rugamba. Bivuze ngo kuba yabona mugeni nyoboye umurimo akansanga mu ntambara nacanweho umuriro, we bijya bimubera insinzi, nibwo avuga ati reka ntera agatebe numve, kuko ni umukozi. Ntabwo mu baragwa b'ubwami bw'Imana arimo, ni igipfu. Uyu mukozi niwe muntu ushinzwe kumenya ati se mugeni yinjira mu iteraniro yaje yambaye ati mugeni yari yambaye neza, ariko igitambaro yari yambaye kiragatsindwa, wagira ngo ni nk'icy'abaruzi. Bivuze ngo ashinzwe kumenya intege nkeya z'ibyabereye mu iteraniro, ariko ibyabereye mu iteraniro by'ubugingo ntibimureba, kuko we n'umwana wo kurimbuka ntagifite ubugingo muri we, keretse niyumva aya magambo akiyinira agahinduka. Hanyuma ikintu kindi kimuranga ni iki? Arangwa no gusebanya no gusebya mu nzu y'Imana. Abakozi mu rugo barangwa no gusebya. Icya mbere, abakozi b'Imana mu nzu y'Imana, kandi iyo babasebye bashyiramo bose, nta muntu bagomba gukuramo kugira ngo inkuru ishyuhe cyangwa icyo bashaka kumenyekanisha na tageti bitewe n'icyo baba bashaka kugeraho cyamamare. Icyo gihe iyo bahagurukiye korari bayisebya yose, iyo bahagurukiye abahanuzi babasebya bose, bivuze ngo kuko bo baba barabaye mu rugo. Imana iturinde gukorana n'umurimo n'abakozi mu rugo batari abana mu rugo rwa data. Ikintu kiranga umwana mu rugo rwa data agira ibintu 4. Icya mbere, umwana mu rugo agira ishyaka ry'umurimo w'Imana. Niwe wa mwana ushobora kugenda agakora urugendo rw'amasaha 5 ajya muri repetisiyo. Uyu mwana mu rugo ntaba agitagatinzeho se umugabo cyangwa umwana, aba yarahindutse umwana mu rugo. Ubwami bw'Imana buba bududubiza muri we, isoko y'ubugingo ibidudubiza muri we. Aba ari umukristo kugeza ku gupfa. Icyo apfana na data ntago ari uko amuha umugabo, akora imirimo yose atarebeye ku jisho. Ikintu kiranga umwana mu rugo rero ni iki? Mu gihe mama we adahari na dada, ashobora kwemera akaba yakikopesha ku muhanda kugira ngo urugo rwa se rutaburamo ibyo kurya. Aba bantu niba tuba turi mu bwami bw'Imana, twavuga tutari ko hari igikorwa akavuga ngo sinsigara kugira ngo iki gikorwa kize kugenda neza, ngomba kubigiramo ukuboko. Akumva agize ishyaka, niyo ari mu bushomeri ntacyo afite, ajya yumva bimurya, akaba yanaturika akarira
kuko abandi bakoze igikorwa cyiza ntiyibonemo. Muri make agira ishyaka ku rwego rwo hejuru, ku buryo ashobora kuba ari mu bitaro akaba akurikiye live, ashobora kuba ari mu bitaro kandi akagira mu materaniro akaba yakurikiye kuri YouTube akavuga ati ndaba mu iteraniro rya mbere cyangwa irya kabiri. Agira ishyaka ry'umurimo w'Imana ku rwego n'iyo ageze ahantu agasanga basenya ubwami bw'Imana ajya yumva intimba, akumva amarira n'agahinda, nubwo atavuga ariko umubabaro ubududubiza muri we. Abo ni abana mu rugo, ajya yumva afite nk'ubushobozi hari ikintu agira ishyaka muri we atazi aho akomora, ku buryo aba yumva yanavuza induru. Bakugize gute? Genda umubwire ko mukubita Charity. Mu rugo ajya yumva afite nk'ubushobozi hari ikintu agira ishyaka muri we atazi aho akomora, ku buryo aba yumva yanavuza induru. Bakugize gute? Genda umubwire ko mukubita Charity. Mubwire ko nkukubita niyongera kukuyenzaho. Icyo kintu Imana iduha imbaraga zo kubasha kuba abana mu rugo. Icya gatatu kiranga abana mu rugo, bagira ibanga. Bagira ibanga ry'ibyabaye kwa se na nyina. Ntago wabona umwana mu rugo wabonye se na nyina barwana ngo ajye kubyasasa. Ahishira ibanga ryo mu rugo iwabo, kuko abazi ko niyaseba agaseba se na nyina hasebye we. Kuko abandi iby'ubwami bw'Imana ntibibareba, ntibaba no muri byo, baranabizi ko mu mubare w'abana b'Imana batakibamo. Niyo mpamvu iyo bagiye gusebya ubwami bw'Imana babikora bashize amanga. Ariko umwana mu rugo abavuga ati ijuru niriramuka risebye ubwami bw'Imana bugaseba, ninjye ubanza guseba kuko usebye ni data na mama. Bityo agahishira se na nyina kuko abizi ko abarirwa muri uwo muryango. Impamvu mubonye umuryango w'abana b'Imana urushijeho kujya hasi, dufite igice kinini kitabarizwa muri uyu muryango. Uramutse ubarijwe muri uwo muryango ntiwakifuza yuko hari ikibi kiwubaho. Hanyuma ikintu kigaragara kindi kuri uyu mwana mu rugo, akora atarebeye ku jisho, akora adakoreye ibihembo, agakoropa atarebye ibihembo, afura imyenda ya se akamuterera ipasi, agatekera iwabo kandi ntabwo wagenewe umushahara wo ku kwezi. Impamvu uyu mwana atagenewe umushahara wo ku kwezi, we aho ahagaze, ubwo butaka ahagazemo n'ubwe, iyo niyo gakondo y'iwabo. Impamvu ubona abantu binjira mu iteraniro ashaka umugabo n'umwana cyane aribyo bimuraje inshinga, aba bizi ko ubutaka ahagazeho butari ubwo arimo arasahura, aragira ngo asahure vuba. Niyo asenga ujya ubyumva mu isengesho rye, asenga nk'utaziranye n'Imana. Nuramuka ubikoze nzakora ibi. Ikigaragara nta nubwo azi ko Imana ishoboye ibintu byose. Iyo asenga abavuga ati nuramuka ubikoze Mana nzagukorera iki, ntago aragera ku rwego azi ko data ashoboye ibintu byose. Hanyuma umwana mu rugo ntago aba avuga ngo ejo ngo bazampa akazi, ngo ejo ngo barampa ntago umwana mu rugo aba yaragiye akirundumurira muri Yesu, akirundumurira mu bwami bw'Imana, agakora ibyo gukiranuka, hanyuma akavuga ati njye ndi umukristo kugeza ku gupfa. Hanyuma rero ntago aba afite guhembwa ku kwezi, ntago ahemberwa ku cyumweru, ntago umwana mu rugo bamuhemba bamukoze mu ntoki. Ndasubiramo, nta mwana mu rugo uhembwa akozwe mu ntoki cyangwa bohereza umushahara kuri konti. Ibintu bine biranga uburyo umwana mu rugo ahembwa. Icya mbere se aramutekereza
nyina akamuhangayikira. Ndafashijwe. Umva abana mu rugo, umva abakirisitu barimo bajya iwacu. Imana ubwayo n'umwana n'umwuka wera bihangayikiye uyu mwana. Kamwe mu kazi bashinzwe, kamwe ubutatu bwera bushinzwe mu kazi no mu nshingano bafite, ni uguhangayikira mugeni ku manywa na nijoro. Asifiwe sana. Asifiwe Yesu. Niho hantu honyine ako kazi baragafite. Zimwe mu nshingano ijuru rifite ni ukuguhangayikira, si ugukoramo baguha utw'umunsi. Bapfumbatisha. Umuntu apfumbatisha uwamusuye. Umuntu apfumbatisha uwamusuye. Umuntu agapfumbatisha umukozi cyangwa ukohereza umushahara kuri konti. Umwana mu rugo, icyama mukumva y'amagambo, ntabwo ahemberwa mu ntoki, ntahemberwa mu mushahara. Umwana mu rugo inshingano zihari. Iya mbere ni uko ijuru rimutekereza. Hanyuma iri juru rimutekereza gute? Imana Data, Imana Umwana n'Umwuka Wera bafite akazi gakomeye ko gutekereza kuri uyu muntu w'Imana. Imana ishyira mu bikorwa, Umwuka Wera agaporoteja, Yesu agakora sekiriti. Imana itegeka ku buzima bw'uyu mwana, Yesu agakora ko kumurindira umutekano sekirite, Umwuka Wera agakora korotira agaporoteja. Baporoteje umukobwa wizeye, uyu musore wamwizeye, umugabo wamwizeye, n'ubu buryo abayeho. Ikintu cya gatatu rero, cya kabiri, kiranga umwana mu rugo, mwumva imitabarire y'uburyo ijuru rimutabara. Iyo rigiye kumutabara ntirimubaza ngo turakora iki. Nicyo gituma iyo muri mu materaniro, mwebwe mwumva exactly kuva ku kintu cya mbere mubwirwa ibigendanye n'irari ryanyu, rimwe na rimwe mukumva ko aribwo umuhanuzi ari mu mwuka, ntumenye ko Imana yakuvuyeho isigaye ikubwira ibyo ushaka kumva, kuko ubushake bwayo nturi ku rwego rwabwo. Nicyo gituma iyo nuzuye Umwuka Wera irakubwira ngo ugiye Canada ukumva visa wayishakaga, ikakubwira ati umugabo muremure ntabwo umuzi, ati yari ahari, ati ntabwo wari ufite akajerekani mu kuboko kw'ibumoso, ati ndagafite, ntabwo nijoro warahuye n'ibitero, ati ntabwo ushaka kujya mu burasirazuba, ati genda. Ntago ugasanga ibintu byose kuva ku kintu cya mbere ikubwiye ubushake bwawe, ntishyizemo ubushake bwawe. Ni ikimenyetso cy'uko ivuganiye nawe mu materaniro, ikakubwira ngo mubaragwa b'ubwami bw'Imana ntukibamo, ntukiri umuntu nakirirwa ntaho umwanya ngo mubwire ubwami bwanjye, hanyuma mubwire n'ubushake bwanjye, kuko busharira ntiwabwemera. Ndakubwira ibyo ushaka kumva ugende. Nicyo gituma mwese musigaye murogeretera mu masezerano Imana avuganiye namwe. Wagera burasirazuba ugasanga uhakoreye impanuka, ati kandi Imana yari yavuze ngo njyeyo. Wagera mu rugo ugasanga urwubakiye ku mutwe, kandi ariyo yarwubatse. Wa munsi n'ubundi ikubwira ngo nturwubake wari bwijyane. Icyatumye Imana ikubwira ngo yego atari yego, nuko yamaze kubona ko n'ubundi nturi gusenga kugira ngo iguhitiremo, urimo urasenga kuko irari ryawe ariho rifokasinze. Hanyuma ikiwe yagombaga kugukorera ni ukukubwira yego, ariko nturi ku rwego rwo kubwirwa hoya. Abarokore b'iki gihe ntabwo babwirwa hoya, muraza gusubira mu masezerano muhererwa hano, ababwirwa hoya n'umwe ku ijana. Mwese ni yego yego yego. Hanyuma mwakabaye mwibaza, nimwe musigaye mukoresha Imana cyangwa Imana niyo yakabaye ibakoresha? Ese ubushake bwanyu bwose niko koko buhura n'ibyifuzo by'Imana, cyangwa yakabaye ibanagiramo ubushake bwayo? Ariko nikubwira ubushake bwayo ntiri ku rwego rwo kubwumva. Ubushake bw'Imana ni ukukubwira ngo nkeneye kusubira muri korari ukaririmba, kandi uburyo wamaze guhaba umutima yabaye akabarore, ntiwasubira muri korari ngo uyishobore, kuko korari igira amategeko n'amahame, kandi ushaka gukorera Imana nta mahame akugenda.
ntiyakubwira ngo usubire mu itorero, nikubwira gusubira mu itorero uragendera kuri doctrine zayo, kandi amategeko n'amahame akugenga nayo kuba hanze y'itorero, kandi nanone ukitwa umwana w'Imana. bivuze ngo nusubira mu itorero ugasinda bazagutenga, nibagufata wasambanye uzatenga. Ibyo nibyo udashaka. Rero ntabwo Imana iri bukubwira gusubira mu itorero, iragomeza iguhera umugisha wo gukerakera inyuma y'itorero. Ikintu kizakurikiraho ni uko amwe mu masezerano wahawe niyo azakurimbura, amwe mu masezerano murimo muhabwa niyo abarimbura. Usanga umuntu imuhaye imodoka ikaba ari imwica, ugasanga ati wi nguhaye inzu, iyo nzu wageramo ugasanga igira nyabingi zo kuva hasi ukageza hejuru, maze ukajya ugira ngo nijoro niho baterekerera niho baragurira. Umuntu akaburira amahoro mu nzu Imana yavuganiye nawe, inzu ukayiburiramo amahoro pe, umuntu akajya arara ahagaze kandi wamubwira ngo Imana yari yarayivuze. Ntabwo Imana igishyiramo ubushake bwayo, iramutse ishyizemo ubushake bwayo yahita ikubwira ati wenda njye ntabwo nshaka ko wambara mini, kandi umutima wawe wamaze kuba kahebwe ku rwego utareka mini ngo ni ukubera Imana, kuko ntacyo wareka kubw'Imana. nayo yantumye kukubwira ko hari ibyo itakora ku bwawe. Niba nta kintu wakigomwa ngo ureke kubw'ubwami bw'Imana, ubu bwami bw'Imana nabwo hari ibyo butazigomwa ku bwawe. Ndimo ndabahanurira, ndimo ndavuga umwana mu rugo, umwana mu rugo. Mwese iyo muri mu iterano wabwira umuntu w'iki gihe ngo Imana iravuze ngo wenda ujye ujya mu materaniro wakoze iki, ahita akubwira ati biriya ni ubuyobe. Ubu abavugisha ukuri nibo bahindutse abayobe, hanyuma ababashyeshyenga nibo bahindutse ko bababwiza ukuri, kuko bababwira ibigendanye n'irari ryanyu. Ariko baravuze, Pawulo yabivuga, yaravuze ngo iyo minsi abantu bazaba bakunda abigisha, bazarema abahanuzi n'abigisha bagendanye n'irari ryabo. Umuntu wese ubu ngubu aremye umwigisha ugendanye n'irari ryabo, kuko ngo bazaba badashaka kumva batumvira. Hanyuma rero nicyo gituma mubona amwe mu masahano menshi muri yo muba mwashyeshyenzwe. Ni ukuri, kandi ibyo mbabwira ni ukuri. Ntabwo ndimo ndavuga ngo yatangirwa hano kuri Mugeni. Muhabwa, simvuze muhererwa aha. Urebe ko mu masezerano ubitsemo ubushake bwawe ariko buvanze n'ubw'Imana. Nusanga amasezerano yose ubitse ari ay'ubushake bwawe atavanze n'ubushake bw'Imana, usubire gusenga ubwire Imana ngo noneho umutima wanjye uciye bugufi, ndumva nshaka kuvugana nawe bundi bushya. Numva amwe mu masezerano yose ubitse agendanye n'irari ryawe, nta bushake bw'Imana akubwiye gukora, urahita uhindura isengesho ubwire Imana ngo ndashaka ko wavugana nanjye bundi bushya. Hanyuma ikintu cya mbere kiranga umwana, nababwiye ko atekererezwa, ijuru rikamutekerezaho. Icya gatatu, ntago asenga yibutse. Ikintu kiranga umwana mu rugo, mu masengesho ye ntago ajya yibutse. Ubusharite ndabizi ko ku munani azajya kwiga, si ngombwa ngo anyibutse inkweto, ndabizi niba ntazo afite. Si ngombwa ngo anyibutse amasengeri, nzi niba yaracitse cyangwa ari mazima. Ndetse uramutse unambwiye ati se ko nshaka guha umwana wawe impano, muhe iki? Sinabaririza mubaza, kuko nzi icyo akeneye. Hanyuma umwana mu rugo isazi icyo akeneye. Ijuru ryari bimenya ko ugeze igihe cyo gushyingirwa, rikamenya ko ugeze mu gikombe cyitwa baka, ukeneye urubyaro. Utaniriwe uvuga ngo urabona ngo iririri, ijuru rijya rimenya ko gikeneye. Nicyo gituma mujya mubona harimo abantu hano ngewe mbizi basohorezwa amasezerano ibintu bikababaho batarabihanuriwe. Hano harimo abantu mwabonye ibintu byiza mutabihanuriwe, mutanabibwiwe, zitari n'inzozi zanyu, ariko wajya kubona ukabona icyo kintu kikubayeho kandi ukabona ni cyiza. Burya n'ijuru ryagutekereje. Ndasubiramo, burya n'ijuru ryagutekereje. Abantu hano benshi bafite ibintu byiza byababayeho
bitanyuze mu buhanuzi, batanaryamye ngo barote, burya ryari ijuru ryagutekerejeho. Hanyuma njyewe mu misengere yanjye, ukuntu nsenga sinjya mbwira Imana ngo urabona ngo njye ndashaka ibiryo ngo Mana nyambika, oya, kandi simbeshye, ndi imbere y'Imana ndimo ndayivugira, ntabwo njya mbwira Imana ngo urabona. Hari ibintu njyewe nzi Kristo agomba gukora uko byagenda kose mu gihe nahagaze mu murongo mwiza. Uko ntashobora gukora ikosa ryo kwicisha abana banjye inzara, niko Kristo atanyicisha inzara ndi umwana we. Ikintu musaba n'imbaraga, musaba kugomeza kunkomeza, ariko ntago njya muhatiriza ngo muforuse bitazatuma mpafatwa. Njye ndi mu bantu barindira isezerano rye, iyo atarama imodoka nta nubwo nakicira inzira rwose, atambwiye ngo nimva aha ngende sinagenda, Imana itambwiye ngo nguhaye amarido ubwo ndatuza, kuko ndabizi ko n'ubundi nshobora kunyura muri iryo sezerano nkayagure ko nkazayaririramo. Nicyo gituma mbigenza gake, kuko kwihuta kw'isezerano siko kuriramana. Kwihuta kw'isezerano si igisobanuro cyo kuramana isezerano. Mba nshaka ko byagenda gake ariko bikazangirira umumaro. Hanyuma ibi byiciro by'abana mu rugo habamo ibintu bibiri. Habamo abatoni kuri yo, iki ni icyiciro nzasobanura ukwacyo. Hanyuma abakozi mu rugo rero niba Imana itabara mbere kuruta twebwe. Abakozi mu rugo Imana niba itabara mbere kurusha twebwe. Ngiye kumbaza ati se kandi mugeni kubera icyo umukozi mu rugo ari utabarwa kurusha twe? Nitabimukorera azadutuka dutumva, azasebya ubwami bw'Imana ati Imana yarambeshye, niba irakapira agatsindwira, avuga to kugira ngo uyu muntu antuke. Nitabikora ngo iguhe umugabo vuba, izaza kugutabara umaze kwandagara. Nitaguha umugabo vuba, isi izakota. Iramutse itaguhaye imyenda vuba, wanakiba cyangwa ukigurisha. Itayihaye umusore vuba w'umukozi, ashobora no gutangira abantu akajya bacyuza. Itakuzamuye mu kigo, ushobora gufata kiriya kigo cyose kuko uzi amabanga yacyo ukagishyira hasi kigafunga. Igutabaye atari uko ukiranuka kuruta abandi, kubwo kwanga induru yawe mu matwi yayo. Subije abantu mwambajije ngo ni iki gituma abarokore kenshi itinda. Abarokore bizi ko ntibapfana n'Imana ibiryo. Isano bafitanye n'Imana si inyama n'imodoka. Isano riri hagati y'umugenzi ujya mu ijuru n'Imana ni ubugingo, ibindi byose bikaza nk'inyongera. Ariko isano riri hagati y'umukozi n'Imana, umukozi w'Imana, umuntu ukora ari umukozi wa nyakabyizi muri ubu bwami, bapfanye amasezerano. Narinje kukubaza ngo we muri iri teraniro, isano riri hagati yawe n'Imana mupfana iki? Mukozi mu rugo apfana n'Imana amasezerano, hanyuma umwana mu rugo apfana n'Imana ubugingo. Igisobanuro kiri hagati y'Imana n'ubugingo nawe, hanyuma umukozi mu rugo ikintu kimureba nuko bamuhanurira bakamubwira iby'amasezerano. Yego, uyoborwa n'umwuka, abo nibo abana b'Imana.
Mana we, ndasoje, reka dusenge. Wowe wibaza umutima wawe, umwana mu rugo, ikintu cya mbere kimuranga asa mutekerezaho. Sinzi niba iri jambo mwaryumvise. Kandi afite umugabane, ntajya yirukanwa, wamwirukana ukamushyiraho. N'iyo ijuru rigiye kumucyaha, rimucyaha kibyeyi, ntabwo ryamumwanika ngo mwese mumubone. Rimukubitira mu cyumba ugasanga umuntu yagiye yicwa n'ibibazo, ariko mwahura yashyizemo agatenge ukamubwira uti mami wangurije 5 usara biheruka. Nta muntu ujya umenya ikibazo cyawe byaranutse. Nta mwana mu rugo Imana imukubita yegetseho, kakunyuza akanyafu kagukuba, ku buryo uhura n'umugabo ukamubwira ati Yesu ashimwe boss, atahimbazwe, wampa akazi. Aragaherutse se we? Yamukubise yegetseho. Uhura n'umwana mu rugo ukamubwira uti se ataha iwanyu wampa agaceri nkarya. Thank you. Warya wampa agaceri. Agaceri se aragaherutse, ariko disi umubona mu nzira, iyo yisize utuvuta agashyiraho, ntawe umenya ibye. Burya uri umwana, bandi yarabanditse barashikoye. Nicyo gituma ugira utwana ukatugabanya ikijumba. Siko Imana imanuka ikaguhera n'abana kunyurwa mama, ukagira utwana ukaduha ikijumba we. Twana tukanamba tukagenda tukaryama. Kaba atagiye mu baturanyi ngo aboroga aguteza abantu ati turaburaye. Ukagira utwana tujya ku ishuri tugabanyije umuti w'isabune, ugafata agace k'isabune ukagacimburamo 2 ukatubwira uti mbana banjye mugende, nzabatekerezo ningira ikindi mbona nzabohereza agasabune. Ntabwo kwaka ibirenze, ukamugurira akamatera n'udukayi, ukamuha agatiki. Ntubone n'udufaranga two kumangwa ajya muri ka kantine agira utwo afata. Mwana yagera ku ishuri kakubera imfura, mwana akagira ikinyabupfura, umwana akiga, mwana akaba muzima. Isha abana basezererwa akakubwira ati mama atuzi ko nabonye amanota 80. Amarira akaza kavuze mwana wanjye utabona byose ni Imana yabikoze mama. Atuzi ko Kristo ari yaranje nta nugateza, niyo arwaye yaratuwe arwaragurika, agera ku ishuri Imana ikagushyiriramo imiyaga kuko izi ko katike ko kujya kumuriba yarwaye itakabona. Mwana akagenda akiyurusa akaringita akajya ahinduranya, ahagaze kuri nzaya mama we. Mana agera gutya yaguteturira ikagutera iteka. Je umwana yasoza akabona akazi, wajya ugera mu rugo rw'umwana wawe ukanezerwa. Ani ibyo yarabidukoreye turabibona. Kavuze aka ni kakana twaruhanye, wahagera bikaba ubu harimo abantu babuze uburyo bavuga Imana muri karitsiye, bazi ko ari we wibaga. Uru rusambo ntacyo uzapfa wimariye, bazi ko ibyawe byarangiye, nta kintu uzimarira. Sheri, ejo bajya kubona akabona uri Canada, ejo bakabona Imana yarakwibutse. Gatura ahantu Imana ikagwisha sheri, kagira imbabura imwe n'udukara twa 300. Kajya ugenda ukafata twa dukara ugashyiraho, Imana ikeranje ibiryo bigashya. Mu gihe ufite umufuka w'amakara ashaka kurundaho inshuro 3, kandi ku biryo bimwe bitahindutse ashira ashyiraho, ariko undi w'udukara twa 300 ibiryo bigashya we bakarya. Haleluya! Wa wundi w'udukara two ku kadobo, usibye numvuga ntabwo mubyumva.
agashyiraho rimwe, utwa kabiri tuba ari utwa nimugoroba, ubundi akicara ku nkono ye akajya aririmba njye ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Umva inkono iri ku ziko, ba nyirasenge baramwibagiwe. Iyo uri muri ubwo buzima nta muryango ugira, umuntu wese abona ko urinjije ariwe witeje ibibazo, ubukene ariwe wabwikururiye. Iyo uri muri ubwo buzima nta nshuti ugira, nta muturanyi ugira, uba uri wenyine. Umuntu uri muri ubwo buzima nta muryango, ukajya uririmbira inkono yawe iby'Imana ikora. Umuntu uri muri ubu buzima agira indirimbo z'amazamuka, biradutangaza na n'uwabimenye uko biri, ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Ukuririmba bya biryo ubiririmbira, amasaha yaba abiri bikaba birahiye, ukarura utwo turayi cyangwa ako gatoki cyangwa ibijumba ugashyira ku isahani. Uyu muntu aba afite repetisiyo. Iyo adafite repetisiyo aba afite abantu ari busengera, aba ari umuhanuzi. Iyo atari umuhanuzi aba ari umuvugabutumwa, afite ivugabutumwa agiye kujyamo. Agafata agasahane ke akarura bya biryo, agasigaza utwo ari burye nijoro. Haleluya! Yagera mu murimo w'Imana, kuko nababwiye ko aba ari umwana mu rugo. Bavuga bati Mana aho wankuye, aho wankuye. Agahita yibuka ko yasize iki? Ibiryo mu isafuri. Agahimbaza Imana ku buryo ugira ngo yasize sitoke. Ni amavuta, wa mwuka wera tugenda uzavuga, ura n'umwuka. Bavuga bati Mana aho wankuye, aho wankuye hari. Akabyinisha ya sahane y'ibiryo. Yageza ku mugoroba Kristo akavuga ngo uko umwana, uko umubyeyi atakibagirwa umubyeyi, niko ntazigera nkwirengagiza. Ikindi gihe nk'iki gihe nzagutabara. Mwumva ko amasezerano yazaga. Mwana wanjye nzakugirira neza. Agatahana nza, akagenda kongera akirira twa turyo twe. Niba ari akazi azindukiramo gaciriritse, niba ari ntako. Kenshi niyo uri muri ubu buzima, niyo ugeze mu cyedi bakwirukana mbere y'abandi. Iyo uri umufundi barobanura abandi ku ishasi bakakubwira ati taha tuzaguhamagara. Iyo uri muri ubu buzima ukora ibizamu ugatsinda diporome, bakakubwira bati abakozi twari dukeneye twamaze kubabona, ariko nawe uri kuri lisiti, ikindi gihe tuzaguhamagara. Iyo uri muri ubu buzima ujya gucuruza inyanya, ukajya ugira ngo ni intobo ucuruje. Intobo nizo zirura. Iyo uri muri ubu buzima ucuruza inyanya, ukajya ugira ngo ni intobo wadanditse. Nta n'uba ushaka kuzireba no kumva ibyazo. Ukirirwa n'inyanya uhonda umutwe. Ba bandi badasenga ari naho badusuzugurira, bagatangira gucuruza. Bagatangira kuducuruzanya. Iyo uri umunyantege uhita uvuga uti ibi ntabwo nzabivamo. Perusi njya gusenga musize, ni umupagana mu kigage, kubera icyo yabonye abakiriya ngiye nkaba nababuze. Subiye Imana iranze irakuzi, izina amazina yawe. Kuba utacuruje inyanya si igisobanuro cy'uko itakuzi. Abanyantege nke nibwo yegera Suzana akamubaza ati n'icyo ukoresha ngo ubone abacuruzi abakiriya? Ati mu gitondo uzinduke nkujyane. Nibwo ujya gusanga umuntu mu materaniro ugasanga turimo turamwatuza. Zana imiti, zana imiti, undi zana imiti, uriya zana imiti. Yesu mwene Dawidi. Akongera agataha wa muntu yagize umugisha ku kaburende, Imana ntijya imwima mana. Ako mwafashijwe.
wa muntu Imana ntijya imwima mana, ajya kubona akabona umuntu amuhaye nk'agahumbi cyangwa bibiri, akagenda agacuruza utunyanya, abamba akagenda akagura uturayi, ubwo arimo arakora mu gashoro. Niba ari umupapa yasize utwana, niba ari umumama yasize utwana, akagenda bagahata, ntago bavuga ngo bwije. Imbabura y'umuntu ukennye yaka vuba, ntago ajya yifatisha amasaha ngaho abazi tekinike yose. Mu gihe ushaka guhagarara imbere y'imbabura ukayicana iminota 30 yanze kwaka, iminota 2 imbabura iba yatse. Iba yatse, agahungiza, yarangiza agakubitaho uturayi n'udushyimbo twe, yajya kubona akabona abana ibipira byabacikiyeho, nta mwana ugifite umwenda wo kwambara, nta mwana ufite rinye, yareba akabona ibikweto, kandi ubwo niko baba muri inyuma. Yabyaraga badashoboye, iyo areka kubyara injiji, nta wundi mushinga ashoboye. Iyo abihorera, ese yari bube ingumba? Ibipira bigatangira ku abana, inda zikaza imbere, ariko mama afite nzana papa, inda zikaza imbere. Ku buryo ugera ku rwego umuntu akubwira ati nzagusure, ati hoya ubyihorere, kubera ubu harimo abantu bari mu kigeragezo badafite naho umuntu yabasura ngo bamwicaze. Abagize umwaku warara, ntaba akeneye umushyitsi urara. Yakuraza he? Kuki? Yakorosa iki? Kandi mama akazindukira muri repetisiyo. Iyo ari umuhanuzi aba ahanura ku buryo mu muca amazi, umuhanuzi uri kuri iyi tekeri muba mwaramuciye amazi ku buryo mumubona nk'umuvangirwa, umutekamutwe, nyine kubera ikigerageza ahagazemo, umunzani ahagazemo. Iyo aririmba muri korari bamushyira pembeni, bagerageza kumuhisha hagati na hagati. Ni umukene. Nubwo waba ufite ijwi,